munsi muri kumwe n'umukobwa wanyu cyane mumenyereye Teta. Uyu munsi mwari maze igihe kinini mutambona abakunzi banjye, mbanje kubasuhuza nawe nari mbakumbuye. Hari ibintu byinshi twari dukumbuye kwibukiranya njye namwe. Uyu munsi turi kumwe n'ikinyamakuru Montana Empire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'urugo. Ikintu cyitwa gufata umugabo neza. Buriya reka mbagire inama mw'abadamu mwe cyangwa se mw'abagore mwe cyangwa se mw'abakobwa mwe. Ejo muzashaka, niba uri umukobwa ejo uzaba uri umugore. Undi niba ari ikintu cya mbere gituma umugabo ashobora kuguca inyuma, kutamwitaho, kutamwubaha, niba ari ikintu cya mbere abagabo bakunda. Abagabo bakunda icyubahiro. Bakunda icyubahiro. Kuba warambana n'umugabo cyangwa se n'umukunzi wawe ntabwo bisaba ubwiza cyangwa se amafaranga, oya. Umugabo akunda icyubahiro kandi akongera ntabwo nanone akunda umugore uhora umuteza induru, oya. Niba ushaka kurambana n'umugabo wawe, kurikira inama, kurikira iki kiganiro, ukande like na subscribe. Niba ari ikintu cya mbere umugabo akunda keya, agakunda umugore utuje, uca bugufi, utamustressa, utamuzanaho induru. Uzi ko ushobora gusanga umugabo wawe ari kumwe n'undi mugore kubera ko wowe ushaka kubaka, cyangwa se wowe mukobwa ushaka umugabo. Erega abagabo barabuze my friend. Abagabo barabuze ni ukuri inshuti zanjye. Hari abakobwa beza bafite n'amafaranga bagumiwe kandi babuze abagabo. Ariko kubera yuko ufite akavuyo, hora umuteza induru, niba umusanganye n'umuntu ntarakubwira ngo yitwa nde, ntarakubwira ngo bapfana iki, ahubwo wowe ukaza ugasara, ugateza intambara, ugateza induru, kandi ubwo wasanga ari na mushiki we. Wowe ugatangira ukabigira fight, ukabigira ibintu bikomeye. Oya, nta mugabo ukunda umugore umustressa cyangwa umutera induru. Niba ari ikintu cya mbere umugabo akunda icyubahiro, agakunda n'umugore utuje utazana amahane. Ibyo ngibyo reka tubiveho. Kugira ngo tumenye uburyo watwaramo umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe. Ikindi kintu ngiye kubabwira mw'abagore mwe cyangwa mw'abakobwa, kwima umugabo. Ngo washwanye n'umugabo uramwima. Umwimye iki? Umwimye igituba cye. Nicyo cyatumye agukwa, akagukura iwanyu. Nuko yari arambiwe kwiraza se cyangwa kujya kukivumba. Nicyo kintu cyatumye akuzana. Ubwo rero uba ugomba gukora inshingano zawe, byaba mu bibi byaba mu byiza. Ntimukajya mwima abagabo, mw'abagore mwe mbahane. Hari ababyeyi banduta benshi, nanjye nduta, n'abakobwa nduta. Ariko niba ari ikintu kibi kibaho mu rugo, kwima umugabo. Reka mbabwire ukuntu rero kwima umugabo ari ikintu kibi. Umugabo mushobora gushwana cyangwa yakurakariye cyangwa we wamurakariye, ariko wamuha kuri gahunda ye mukiyunga. Cyangwa se bya bintu mwanze kumvikanaho bikarangira mwumvikanye kubera ko wamuhaye. Cyangwa se mugashwana ukamwima, bikavamo kuguca inyuma kubera ko wamwimye. Kuko erega icyo gituba umwima ntabwo ari we wenyine ugifite. Abagore bafite igituba n'abakobwa ni benshi, banaryoshye no kukuruta. Ubwo rero kwima umugabo ni ikosa. Mbagira inama, bajya bavuga ngo inkoko umushwi igi ryahanye iki? Inkoko. Mumbabarire niba mvuze uwo mugani nabi, ariko mbagiriye inama bitewe n'ubumenyi mfite, bitewe n'ibyo naciyemo, bitewe n'ibintu byinshi nyine umuntu aba yaraciyemo. Ikindi kintu kibi kandi giteye agahinda, kuba wafata umugabo wawe umusanze mu ikosa. Yego nibyo, umusanze mu ikosa, umusanganye n'indaya ye adaye. Ntabwo uba ugomba gutera amahane cyangwa ngo utere intambara. Uba ugomba gushyiramo akantu k'iki ko kwizera.
ugatuza ukajya mu rugo ukabitekerezaho. Niba ari ikintu cya mbere kibi, burya umujinya ni mubi. Ushobora kumusangana n'umugore cyangwa umukobwa kandi ubwo ni mushiki we, ni mwene wabo, barakorana mu kazi, wowe ukaza urwana n'amacupa n'ibiki byose, njya mbibona. Umugore akaza nyuma umugabo yakisobanura akakubwira uburyo bakorana cyangwa ari mushiki we. Ariko wowe mugore, bitewe n'ukuntu ushaka kubaka urugo rwawe, uba ugomba gutuza ugaca bugufi. Buriya gutuza hari ibintu byinshi bikemura, hari n'ibintu byinshi bihosha. Ubwo rero dutuze niba dushaka ko umuryango nyarwanda watera imbere, izi divorce zose zikagabanyuka. Divorce zose muri kumva, reba dushobora gutaha ubukwe bwaryoshye, habaye ibirori, ubukwe bw'akataraboneka, buri mukobwa wese cyangwa buri mugore wese agataha avuga ati iyaba umugabo yarankoreye ubukwe nka buriya, cyangwa twe bakobwa tugataha tuvuga ati Imana icyampa nkakora ubukwe nka buriya. Ariko kubera kutihangana, kudaca bugufi, kutubaha umugabo, ugasanga mu mezi atageze kuri 6 divorce yihuse. Kandi ugasanga ni ibintu by'amafuti, ibintu bitarenze oya. Mureke duce bugufi, turi abanyarwandakazi, dufite umuco, hari ikintu twihariyeho kiruta ibindi bihugu byose. Mureke duce bugufi, twihangane kugira ngo umuryango nyarwanda urusheho kubakwa cyangwa gutera imbere. Kuko buriya iyo umugore n'umugabo batandukanye bafitanye abana buriya birabahungabanya cyane cyane ku rugero utakumva. Ikindi kintu nibagiye kubabwira, naringiye kugenda ntabahannye ntababwiye, yaba ari umugabo wawe, yaba ari sheri wawe, ikindi kintu, irindi kosa ari ikintu utagomba gukora we mugore, cyane cyane we mugore, ikintu cyo kwima umugabo mu masaha ya mu gitondo, guhera saa 9 kugeza kumanuka kugeza saa 12, niko nabivuga. Buriya muri amasaha umugabo nyamugabo, umugabo muzima, nibwo aba yumva ashaka umugore we cyangwa se umukunzi we, nyine igitsina gore cyose baba bararanye, yaba ari umugore we, yaba ari umukunzi. Niyo masaha umugabo yumva nyine niba ari ikintu gishimisha umugabo kigatuma ashobora kujya ku kazi yishimye, kumuha muri amasaha mu gitondo biramuryohera, akirirwa anezerewe, agakora akazi neza, nibwo ashobora no kugenda akaronka, bitewe na wa mutima mwiza yavanye mu rugo. Ko ntabwo waba umaze kumuha ngo ave mu rugo atagusezeye cyangwa se wowe utamusezeye, kubera za feeling, rwa rukundo muvuyemo. Niba ari ikintu kiryohera abagabo kikabaryohera, maze kumenya gusobanukirwa, sindi mukuru cyane, ariko niba ari ikintu kiryohera abagabo, amasaha ya mu gitondo arabaryohera. Niba uri umugore ubona umugabo wawe ushaka kugenda ku kazi atagusezeye, ntabwo umugabo wahaye mu masaha ya mu gitondo, muri ayo masaha nyine yagukaba akabya ukamwirekurira, ukamuha pe, ntabwo ashobora kugenda ku kazi atagusezeye. Kandi nawe yirwana courage, akirwana umutima mwiza, no gutaha agatahana umutima mwiza. Rero ari ikintu gishobora gutuma nyine urugo rurushaho kuryohana, n'icyo kintu kirimo cyane. Kandi rero mureke twubake umuryango wacu twishimye, tunezerewe, twumvikana, twe bagore cyangwa abakobwa duca bugufi. Ko abagabo mumbabarire, abagabo bakunda icyubahiro mbere na mbere, bakunda icyubahiro cyane. Ko wamwubaha ukamucira bugufi, ugatuza no mu mafuti ye. Buriya abagabo ashobora no kugukorera ikosa we ubwe akakurusha uburakari, kandi yagukorera amafuti, nawe ubwe yagera imbere ahantu utari kumureba, akumva ko yagukoreye amafuti,
ariko nyine kwa kwihagararaho kwabo, cya cyubahiro cyabo ntabe yabikugaragariza mu maso, akaba yabikugaragariza mu bikorwa. Niba ari ikintu wamusabye kukugurira ukajya kubona arakizanye, ntukajye ukomeza kwivumbura, oya. Buriya bari kwica amande cyangwa ari kugusaba imbabazi. Hari abagabo badashobora gusaba imbabazi ngo ace bugufi acire umugore we, amucire bugufi yumve ko agomba kumusaba imbabazi, ahubwo agatekereza nk'ikintu umaze iminsi umwaka umusaba, ukajya kubona ukabona arakizanye. Wowe kubera kudatekereza kure cyangwa kutamenya inshingano z'urugo, wowe ugatekereza ibindi, ugakomeza ukirakaza. Niba ari igitenge wamusabye ukabona arakizanye, n'urugero ushobora kuba warakimwatse mu kwezi gutaha, ukabona arakizanye, wenda mufitanye n'ikibazo gikomeye. Buriya bari kugusaba imbabazi nuko utabizi. Nta mugabo upfa kuza imbere y'umugore we. Buriya abagabo ako kantu reka ngatindeho cyane. Abagabo, buri mugabo wese uzi yuko ashobora gukora ikosa akaza imbere y'umugore we akamusaba imbabazi. Mugabo we, aho yose ndagushimiye, uri intwari. Buriya hari abantu bumva ko gucira umugore bugufi ari ubugwari, cyangwa se ari nyine bifata nk'ibintu bikomeye, cyangwa se ari inganzwa. Oya, ntabwo gucira umugore wawe bugufi ukamusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari, nta nubwo ari ubugwari, oya. Ahubwo ni uko ufite umutima wo kubaka, umutima w'urugo rwawe. Buri uzarebe ifitanye ikibazo n'uwo mwashakanye, nta n'ikintu wakora ngo kigende, nta kintu na kimwe uba uri gukora ngo gikemuke. Ibintu byose birimo puresha nyine, kubera ko nta mahoro ufite. Niba umuntu mufitanye ikibazo, umuntu mubana umunsi ku wundi, umuntu ugiye kugutegurira breakfast, umuntu ugutegurira ibyo kurya bya nijoro, umuntu ukwitaho, ugufurira. Ubwo rero badamu beza cyangwa se abakobwa beza, niba ushaka gushinga urugo, izo nama zanjye wazikurikirana ukazireba. Icyo mbasaba ni ukunkurikirana, mukamforowinga, mukama like. Ndabakunda cyane inshuti zanjye. Umukobwa wanyu Teta nagarutse kubaha inama, kandi nagarukanye ibintu bikomeye cyane biryoshye. Inama ngiye kubaha inama, twubaka urugo, natwe bakobwa, natwe badamu, ibintu birushaho kuryoha, nyine umuryango w'umuryango. Ndabakunda cyane. Bye bye. Okay, mumbabarire nibagiwe, hari umuntu uba ushaka inama, afite umukunzi, hari igihe ufite umukunzi utanyara cyangwa umugabo atazi kunyaza. Inama ni nyinshi, mbafitiye amabanga menshi ngiye kubaha, amabanga y'urugo, amabanga y'urukundo. Ngiye kubaha nimero yanjye. Nimero yanjye rero ni 07 92 82 58 32. Umukobwa wanyu Teta, ndabakunda cyane.